Njyewe ikibazo nari mfite nuko twebwe iyo twagurije amafaranga umenya nuko yishyura. N'ubu urugero nka Afande yagujije miliyoni 2 agiye kubaka iriya nzu, ariko ntituzi niba yagaruye niba atanga inyungu ntabwo tuzi aho muyandika. Twe twishyura abandi bose bareba, ariko mwebwe ntabwo tuzamwishyurira. ariko nibyo ikibazo kiri mwaba bayabo haguruka nawe bazi ikibazo cyawe baradusobanurira da. Yewe nitwa Rubwejanga, ngiye nari mfite ikibazo tugitangira kino kimina cyacu, mwatangaga amaresi tukamenya inyungu, tukamenya abaguje n'abishuye, tukamenya abaribo, ariko kugeza kuri ubu byarahagaze ntago tukimenya uko byagenze. Resi ntago tuzibona. Abagore banyu bagende babyibura bacu bananuke turi kubazana amafaranga. Urwo namaze kuzure. Reba Afande rapfa afite. Ndaza gutungana. Reba rapfa abana amashuri barabirangana. Babwira ngo ibimina bigiye kugabana. Afande nuko yashangana. Reba rapfa. Saba twije iyo nzu ni ikimina. Niyacu ikimina. Shaka kugira ngo abana bajye ku ishuri. Abacu barajya. Abana mu kigo gihenze. Twicana kugeza rya rugo. Ariko ngiye narababwiraga akantu kangana kuri ubu ni mwakabitsaga amafaranga mwumva muri bazima. Mwasaze mwari mwabuze ubu iyo muntora ntimwa mwabonye yanyu. Ibi ko tubwira kwezi kaminuza sabana baresha kuri abigaga kaminuza. Ariko wajya amatuku yanyu namwe ntimwumva. Ariko ntagize ngo niyamamaze ntimwarebaga mwese. Ese yamamaze wagarukiye mu 3 primaire uzi kwandika neza. Ariko nzi no gusoma. Uriya no dufite amashuri menshi. Urumva hano se ninde ndiwize kaminuza. Yafite hehe? Ndiwize kaminuza ninde? Muhamagara muvanye. Tumaze kumuvugisha tubwira ko ageze hafi, reka turebe iminota 10 duhaye karaba yahageze. Yazi kuva mu gitondo umuntu amutegera uzi ko twazenutse gusumba imbeho. Narababwiye ngo munkiremo mu ntore murabyanga, kandi nanjye ndimo kwiga ku kaminuza. Nayo basaba ari kuyaje. Ariko uzi kuri yahoze ari umusirikare. Reka da. Reba gahunda afite. Mwakurikiye kaminuza yiwe, reka bereke. Reka tumuhamagare twumva hageze. Hano nari kopesheje abamwe. Ariko bazara amafaranga tuyabuze n'amafaranga yose umuntu yashizemo. Hano yaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ndacyari handi nagiye kugabana ikibina. Ariko sha sonyizere rwose, sonyizere ndabona bigoye. Banze umuyobozi yariye ndikumva bose babivuga. Umuntu utaragujije yarahombye. Wagujije najane yagujije, utaragujije nawe nuko nyina rire yihanagura ntabwo dutahera twagujije. Naze bigenze bigeze saa 12 twageze hano saa ingahe? Nese twashize saa moyo. Ariko shaba bayibara yari. Yanjye ntibayari. Aha ntaba yavuye. Mana yanjye nambabajwe n'amafaranga mama yangurije agiye kwishyura umunyeshuri. Rebe nawe. Kekaje afite amashini nta ni bagazanye araduha kuri umwana dore ngabari abaje dore baje yaje. Tubabarirane ntagire ubwo twaba. Ceceka. Amakuru yanyu uko mubona twatinze kubageraho, ariko mwihangane nubwo hari abandi bataraza nicyo mungana konse ko muri beshira kuba mwazendutse mu kabiri nuko baramba arabarambe bagiye nese muri kubona kuva mu gitondo twicira none burije arabona ngo turimo gushaka abandi, ariko ntabwo bari baza. Hangane tugenda tumugana abaye ikibazo cy'ibyerekeye yabyutse neza nabi niba mutakerewe hangane. Reka nubwo muri abayobozi namwe ntabwo bazajya mwica gahunda ngo tubareke. Gahunda ntabwo ihora ntabwo ari urugero rwiza mu duhaye. Ubwo nta muyobozi bahana. Umwebwe muduhane. Turabahana kuko ni twebwe turabishima. Okay, birasubirwa turaza kubyigaho turebe ko byagenda. Amafaranga ariko murayazi twizere ko tugiye kuyatanga. Ubu tugiye gutangira ikimina cyacu. Ubundi mwayimuzi ko ndi Afande.
Afande ariko afande mu mafaranga ko nazo nabyambariye nawe twari tubizi ariko ntabwo gahunda hari no kuduha amafaranga nimose no kugabana ntago bose hari bwo turi mu gisirikare ngaho ndi fande ngaho baduhamagarire uwa mbere icyubahiro babitora nugera mu rugo niba bafane turi mu kimwe mbere ya mbere mfite nabitwara ubwejanga karame waguzize ngahe 35 warayishuye iyi nayishyuye yose ntari habe n'igisa nacyo nsigaranyemo turaza kubibona hano mu gitabo undi kandebe neza mu gitabo undi ndabona ari mukakibweja karame afa wafashe ideni rya ngahe 15 warayishuye yose narayishyuye tuze kubireba neza yose narayishyuye n'icyo utarishyuye biragenda nta n'igihumbi gisigayemo yose narayishyuye byararangiye hari uguhita njya kugufunga nta kibazo ndaza kubiramo hano neza ndaza kubibona ariko muriye ko ndi fande turabibona n'amanyenyeri ni kimi naza mufande nubyumva se ukora amakosa mujyana muri gereza manyarahaha ari he namuciyeho mu rugo ambwira ko ari indiriye umuntu uri kumuzanira amafaranga 10,000 ngo aza twishyura araza koko tumwizera arayaduha araza tuyiri witwa tuyiri kuva ejo twahamagaraga telefone ye yicemo ariko twari twanzuye ko niturangiza ikimina atarahagera kubera ko yaduhaye ingwate y'intebe tuzajya kumutera ariko reka tugerageze telefone ye twumve ko yagiye undi kiri balansa bite byawe wowe warishyuye amafaranga yose narayishyuye pasikiye yayanditse yayandi ayo nagenda ate amafaranga turayaza ntabwo banditse mu gakayi turayaza umuyobozi n'umuyobozi ndayibutse ra umuyobozi gakayi se arimo ayo mafaranga nari mu gakayi na yari byanditse he se ayo oya burete ndayibutse ngende ngo bitumvikana rwose sinzi ibyo baziranye bari kuvuga by'ayo amafaranga umuntu yaguzije aba ari hano ayamuha turi hano iyo ayazanye baramubwira gusa ubundi kubona iyo amafaranga umuntu yagujije araza bakamwandika none nikaye ngo nawe urimo urumva badashaka kuturya amafaranga yacu rero ntabwo babiziranyeho ntibabisobanura ntabwo bavana batatwishyura bariye menshi reka bazana ibintu by'imidabanga utera uruhande rumwe n'urundi dutendeka zikazi reka tubabwire badusomere buri muntu yagiye afitemo turebe none gatsimbu karame warayishyuye ayo warurimo amafaranga narayishyuye yose 64 hasigayemo igihumbi byageze 65 mbona ko ntayo mbona yawe amafaranga ntabwo nayazanye nkayaha Afande ibyo waba ubizi hora yibutse yarayamaye runyandika naratanze yarayamaye asigayemo bine asigayemo bine yarayamaye kandi atanditse none ko babyemera nyine reka mbereze ayo bine asigaye ubundi mu nyandiko muhite mu nyandiko ese watangiye gusinzira njye mani njye mfite n'agahinda n'umujinya mwinshi cyane niba twishyura twigendere ntacyo ijambo nari mfite ikibazo abayobozi mwari mwatwemereye ko tuzakora ubusambanye nako ubusabane turi gusoza none nkambona tugiye gusoza tutabukoze ikibazo cyanjye ni iki nanjye ariko mfite ikibazo yego ku bijyanye n'inyungu uretse ko ikibina cyacu cyungukisha 10%, natwe 500 mu kwishyuranisha 550. none kare bari kumbarira numvise bavuga ko ngomba gufata 500. bivuze ngo inyungu ni 3,000, kandi ndakeka hano twese nawe ujya mu
nsinye kuri 20 naye ndo bafite ikibazo rwose mugenga ikibazo cyawe ari kuzikara ibyo ujye umenya ko n'ibintu bari ni sa magani bamugani umuntu wese hano niba inyungu yatanze make mu 20 n'abandi batanga inyungu ya 80 n'aba 50 urabwira ngo ni gute tujya fata inyungu ya magani ya bitatu ariko bayobozi oya bibese twebwe imibare yacu akuntu tuyikora kwaje njyewe ikibazo nari mfite nuko twebwe iyo twagurije amafaranga umenya nuko yishyura ariko mwebwe abayobozi ntabwo tugiye mwishyurira birukamo yafata gusa nk'ubu urugero nka Afande yagujije miliyoni 2 agiye kubaka iriya nzu ariko ntituzi nimba yagaruye niba atanga inyungu ntabwo tuzi aho muyandika twe twishyura abandi bose bareba ariko mwebwe ntabwo tuba mwishyurira twese rero mwagiye ariko nibyo ufite ikibazo sobanurira kiri mwaba bayabo haguruka nawe bazi ikibazo cyawe baradusobanurira da yewe nitwa Rwejanga ngiye nari mfite ikibazo tugitangira kino kimina cyacu mwatangaga amaresi tukamenya inyungu tukamenya abagoje n'abishuye tukamenya abari ariko kugeza kuri ubu byarahagaze ntago tukimenya uko byagenze resi ntago tuzibona ndashaka kugira ngo tumenye kandi ndi kubona inyungu ziri hasi cyane ariko uko nababizi batamaze ko bateka rero n'abateka kandi kubona turabakura kandi kubona na Afande yarazanye inda Afande yarazanye inda amaze gutumba rero ndi kugira ngo mutubwiye ukuntu byagenze ko tutakibona resi kandi inyungu ikabiri hasi mutubwire impamvu uyu munsi ntabwo mwumva ko turi kuri final y'uyu munsi abagore banyu bagende babyibura abacu bananuke turi kubazanira amafaranga urwo namaze reba Afande rirapfa afite ndaza gutungana reba rirapfa abana amashuri barabirangana babwira ngo ibimina bigiye kugabana Afande nuko yashangana reba rirapfa Afande kagiye cyabwira natwe abagore badutumye amafaranga ari turagane mureka Afande abwire abawe bari kwiga banje bari kuragira mfite ikibazo haguruka utubwire rwose turi abanyamuryango 35 ariko mukuri nagiye kureba mu ikayi nsanga hari indi myanya irengaho ku banyamuryango dufite kandi uramurabona tugiye kugabana amafaranga make ibintu rwose sinzi inyungu yacu ibaye nkeya cyane ibyo bagomba kutubwira icyo aho hantu harimo ikibazo mugomba kubyitaho kuko niba umuntu inyungu yari gufata yaragabanyutse mwe mushobora kuba mufite liste y'abandi bantu tutazi batujyanira inyungu kuko ntago byumvikana ukuntu inyungu yaba nkeya kandi ibyo ni ikibazo aho harimo ikibazo gikomeye mwe mufite abantu banyu mwongere liste y'abantu tutazi aho harimo ikibazo rwose mugomba kwita ibyo bagomba batubwira ibyari ntabwo birangirira ntabwo birangirira ntabwo byarangirira ntabwo byapfa ibintu by'ikiboko se ikiboko ibyiboko nabireke twebwe dukemurire ikibazo n'umutwe uri kundya wantesheje umutwe rwose iki kimina wasizemo 100,000 azahabwa 50,000 kubera ikibazo cya covid se n'amafaranga acuruye covid yarariye cyangwa afashe wagize 50 afate 25 covid yabijemo mbese amafaranga yarariye Afande ubwo nkaba ari ikibazo cy'inzu nubatse inzu nubakana
iyo nzu se ni ikimina ni yacu ikimina nshaka kugira ngo abana bajye ku ishuri abacu barajya mu kigo gihenze yego rwose mu kigo gihenze yewe we ese ari kwigishwa hariya rero kugira ngo bijyane n'imiyaga twamushyiriramo yego rero amafaranga arabuze umva ibyo risubiza aho uri kuye uretse soze twuvuga ngo mureke abanza tubwire neza yose arabuze ko bambwiye aragurutse bubatse n'amazu bubatse abana mu kigo cyiza ntabwo dushaka amafaranga ibyo biratureba kuriza oya zana amafaranga iyi si imitwe kandi twabivuze iyi si imitwe ntawe dutetseho asa n'amafaranga yacu iyi si ntawe dutetseho aduha amafaranga ntawe dutetseho ntaho buriye n'umuntu ariko ni ukuri ntawe dutetseho cyayi ni imitwe wawe mumubabare ntabwo ari imitwe iyi ni imitwe ubuzima ntaho buriye n'umuntu umuhungize umuhungize turebe umuhungize oya je ntabwo oya iyi ni imitwe urabona amafaranga murayazi muri mwebwe araza kuyabaha muzaba ibyo mu mafaranga none se ubu namera gutya ibi umva ibi bizaje ubu ujye kongera kubigarukamo bizajya byambara ibi ngibi ngasa ni murekera amafaranga turabuze adutegereza byuke none se ubwo ko mumukubise cyangwa mumukoreye ibi murayabuze iyi ni imitwe rege mwari kureka umuntu amara umwaka yihiringa nafashije Afande ko nabyuka arabikoraho ni imitwe ariko nakwajya gahunda ze ntabwo uzizi nabyuka araza nutumufata mufate